uzabaze gusa cyagiye kandi itakaza hano ndi katashye karimo gucumbagira. Tugende rero nguhereze. Aha kagira inkuru rero ubwo muba murasomanye. Nawe nta kindi cyari gukurikira uretse kujya kuryoshya mu Exact. Nizere ko mwakoresha agakingirizo. bwari burimo se shadio nari kubyibuka. Busha n'umwenge numva bavuga ngo ntabwo mbiryohera mu ishashi. Esto uva murayira. Ramushira wanje nubwo ari mushyashya ariko azivuga kubita. What? Kuko nabitekerezaga ariko ntiyarusha. Sha Besto nawe ikiyemera. Ngiye Breze niyemera. Abatajya ari bwami babeshywa byinshi koko. Iminota ibiri ukora niyo yakumaze inyengera. Besto nawe uyivuga gutyo. Hariya se ko nari nkiri umwana. Ari umwana. Ubuse ngo wawe ntabwo wamfujya nk'uko cyagiye wabigenje. Cyangwa uzabaze gusa cyagiye kandi itakaza hano ndi katashye karimo gucumbagira. Burasa yibwiye ko ari ibiki. Kara nakaze mba nakoze. Koko se njyewe nagize ngo inkano yaciye aratsikira. Aho rero waribeshye. Kuri Besto byereka nkumereye niba ngutaguze. Dore nka cya kigore cyo hepfo kimwe kinini. Burana cyo hari ukuntu kizakize hano nkifashe kwa Jean. Reka kubeshya kereka niba atari mukakamari. Ni we nyine. Nese ubundi mvuga ni uwihe? Hari undi mugore munini uzi tujya muri mu mudugudu. Ya mukakamari ntabwo yazana. Ubwo se aba yabuze iki? Azazada buriya Kamari ni kumubona byinshi kwa kundi. Umugore yarandahiriye ngo nta kindi ashoboye reka da. Reka njyewe ibyo nayo wabinera mu rushinge se nabyumva. Cyane nyine biragoye kubyumva. Ariko nanjye rimwe na rimwe batetse inkoko njyayo. Sha Besto njyewe niyo wakora iki ntabwo nakongera kuguha. Ibyo ngibyo ni byo uri kwivugisha. Ese ko uragira ngo urava ahangaho utampaye? Besto oya se kandi utaza kumfata ku ngufu njye ntabwo ndi bwa bukobwa yari guhimbira. Wumva se? Erega ubundi biriya ni ibintu bitaguteranya n'undi. Ibintu bitagusaba kujya kurangura. Nsaba kujya kurangura se kugira ngo ubwiza nk'ubu ngubu nisaba kugura amavuta n'ibindi bintu kugira ngo aka baby face mfite nkagumane. Ariko Besto bibazo yifataga ho bicikisha mu nkuna amavuta. Ubundi sinjye uguha amafaranga yo kubigura. Nose Besto inshuti yanjye si byiza kumfasha. Ni byiza nyine ko dufashanya ariko ndabwo bivuga ko ari njye nyine ugomba kugufasha. Nose Besto hari ikintu wari wansaba ko ngufasha ubwo ufasha mbufite nkabukwima. Cyane rwose kirahari. Icyo kintu ni nk'igiki? Njyewe icyo nakwima kiragahera. Mana ntunyumvira koko uko bidashoboka ko icyo kintu cyahera. Icyo kintu ni igishyimbo tudatobora mu kibuga. Ariko se uretse kwiraza Nyanza bikuvuga ko icyo kintu tukizi. Nyine wowe birasaba kukimbwira. Ese rero ndashaka ko dukora nk'ibyo mwakoze wowe na sheri wawe. Uzabaze uburyo wamfubije kandi nyuma ya byose Besto ntabwo urushyire wanjye. Ibyo bintu bya best friend ni ibiki? Best friend se niwe batabuguzanya. Besto ushatse kuvuga ko njye nawe twakongera? Iravaho ugura kuntindira. Ikumva bavuga ko babaje kubyimba mu ipantaro. Koko ibyo urabishaka? Ndabishaka nyine. Besto ibintu tumara kubikora bitinyibagirwa nk'uko wibagiwe ibere rya nyuma. Cyane nyine ndakwibagirwa. Ubwo rero wari uzi ngo amafaranga nguhereza yanjye yari ugusa. Tugende rero nguhereze. Tugende nyine nkubomore. Nayo maze igihe ntanayizungura.